Muraho neza ndabasuhuje. Aha ni kuri Nzambe TV. Nk'ibisanzwe amazina yanjye ni Amos Bireke 5. Uyu munsi ngiye kubabwira ibintu ushobora kwirinda mu buzima bwawe nimba ushaka kugera ku nzozi zawe. Bimwe mu bintu ugomba kugendera kure. Mu buzima hari ibikorwa byinshi dukora, tuvuga cyangwa dutekereza. Akenshi bikunze kuba imbogamizi y'iterambere ry'ubuzima bwacu. Uzabona benshi bavuga ko kuba badatera imbere hari abantu babigiramo uruhare cyangwa ngo Uwiteka yabigennye. Menya ibintu ugomba kugendera kure mu gihe ugiye ushaka kugera ku nzozi zawe. Gutera imbere mu buzima si impanuka, ni ibintu biharanirwa kandi bisaba no kwigomwa byinshi kugira ngo bigerweho. Ese iyo urebye iterambere ryawe kuba ritagenda neza, haba hari ubishinja cyangwa ubona ari wowe ubigiramo uruhare? None se nimba ari Imana ibigena, hari abantu ikundwa akaza abandi igahitamo ko babaho nabi, cyangwa byose twe tubigiramo uruhare? Inzobere zitandukanye zagiye zikora kuri iki kintu kijyanye n'iterambere rya muntu. Zigenda zikora ibintu byinshi bishobora kuba inzitizi y'iterambere ryacu, gusa benshi bahurira ku bintu byinshi mu buzima tugenda ducamo. Benshi muri bo bahurira ku kuvuga ko abo turi b'uyu munsi bigenwa n'ibyo twakoze ejo hashize, kandi abo dushaka kuzaba bo mu gihe kizaza bizaterwa n'ibyo turi gukora uyu munsi. Ni kenshi tujya twibeshya ko amahirwe azizana, ndetse abandi tukumva ko icyo uzaba cyo ntaho kijya. Gusa ibi birashoboka, ariko amahirwe araharanirwa, kuko ntabwo waba utagize igitekerezo cyo kujya mu murima ngo wa murima uzihinge ndetse unitere. Byose biza kuko twagize ibyo dukora. Bemera Bibiliya bavuga ko Imana idusaba gutera intambwe imwe, izindi 99 tukaziharira Imana. Ibi birajya gusa n'ibyagiye bitangazwa n'inzobere nyinshi, kuko batubwira ko amahirwe cyangwa imibereho yacu ari twe tuyigena dushingiye ku bikorwa dukora. Ingaruka zo kubaho udafite intego ni uko buri gihe uhora ureba hafi cyane. Urugero, ubuzima reka dufate nk'irushanwa ryo gusimbuka. Ni ukuvuga ko ushobora kuba urimo gutegura irushanwa ryo gusimbuka metero 8, ugasanga ukora imyitozo ya metero 4. Iki gihe nujya mu irushanwa gutsinda bizagorana, kuko uzaba utaritoje neza, kuko wakoraga imyitozo idahwanye n'irushanwa urimo gutegura. Mu buzima rero benshi tubamo duhura n'ikibazo cyo kutamenya aho dushaka kugera, ndetse rimwe na rimwe twanahamenya ntitumenye uko twahagera. Gusa nanone bijya bibaho ko wakora byose ukanigomwa byinshi, ariko ntugere ku byo ushaka. Ariko bibaho gake, kandi niyo bibayeho ntiducike intege, bigeraho bikagenda uko twabipanze nubwo biba byatinze. Muri make, wowe tukiri kumwe ndagusaba gukanda subscribe, like, share and comment mbere yuko dutangira ibyo bintu turakugenderaho ushobora kwirinda kugira ngo ube watera imbere. Ikintu cya mbere, hagarika kugira inzitwazo mu buzima bwawe. Excuse. Mu buzima ni kenshi duhora duta umwanya mu bitagenda neza kuruta gushyigikira ibigenda neza bikomeze. Muri uku kugira ikibazo niho duhora dushaka impamvu zatuma tudatera imbere, ndetse bikaza kurangira hari abantu tubishyizeho ko ari bo ba nyirabayazana, kandi twakagombye gukora kwishakamo ibisubizo by'ibibazo byacu bitwerera abandi. Ikintu cya kabiri, baho wemera impinduka mu buzima. Ubuzima butemera impinduka buba bumeze nk'inzu yubatse ku musenyi, kuko iyo imvura iguye cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose kije kirayitwara. Ntaho twagera mu buzima mu gihe tutemera impinduka, haba mu byo dukora ndetse n'abo tubana. Kuko niba umuntu udakunze kwemera guhinduka, uzasanga ahora ashwana n'abo bakorana, ndetse rimwe na rimwe usange ntiyumvikana n'abamukoresha. Intwaro y'ubuzima ni uguhora wemera guhinduka, kandi ukabikora wabanje gutekereza cyane. Ibi birakugirira umumaro. Ikintu cya gatatu, tandukana no kumva ko hari ibidashoboka. Hora ukora, kabone niyo waba ukora utuntu duto cyane duhoraho. Intwari inesha byose ni ukubaho udacika intege. Kubaka ikintu kinini bisaba igihe kinini ndetse no guhozaho. Abantu benshi uzasanga iyo bari kuganira batebya, bavuga ngo ubwami bwa Rome ntabwo bwubatse umunsi umwe. Nyamara ibi nibyo, ndetse cyane, kuko mu buzima niwiha intego y'uko buri munsi uzajya ugira ikintu ukora, ukwezi kuzajya gushira hari impinduka watangiye kubona. Ariko nushaka gukorera ibintu umunsi umwe, uzasanga bikugoye ndetse cyane kurusha uko wajya ukora ahantu hato buri munsi, kuko twatundi ukora gahoro nitwihuza tuzabyara ibintu byinshi kandi byiza. Kandi ikindi ni ukumva ko nta kidashoboka. Ibi bikunze guhurirwaho n'abantu benshi cyane. Ikindi kintu, irinde gukora ibintu byinshi cyane mu gihe kimwe. Umunyarwanda ati isuri isambira byinshi ikagezayo bike. Mu buzima kenshi dukunze gukora ibintu byinshi icyarimwe, gusa ibi si bibi, gusa iyo bikabije birangira muri bya bintu byinshi wakozeho nta na kimwe kigeze ku rwego rwo kubyara umusaruro. Icyo bivuze,
ni uko ugomba kujya ukora ibintu wabanje gushishoza kandi ukirinda kuba abanyamugi iyo bigiye ukabaho ufite intego. Ikindi kintu, hagarika guta umwanya mu bintu udashobora guhindura. Benshi dukunze guta umwanya twakabaye dukoresha tuvuga iyo bigiza kuba byagenda uku cyangwa uku byari kuba bimeze neza, kandi akenshi ugasanga nta kintu twabikoraho, ahubwo turi guta umwanya w'ubusa twakagombye kuba dukoresha twiteza imbere. Urugero, aha ni kenshi twinubira abantu twavukiye cyangwa ahantu twavukiye, umuco twasanze, ibi kubitekerezaho cyane bisa no gukora ubusa, ahubwo twakagombye gukora ndetse tukanatekereza cyabihindura ndetse n'uburyo twabikoramo tukagira aho tugera kandi heza. Ikindi kintu, irinde kugendana n'abantu mudahuje intego. Kigare, umuntu aza ku isi ari mwiza, isi niyo igenda imuhindura. Ibi bigerwaho biturutse ko tubana ndetse n'abo dukorana. Umunyarwanda yavuze neza ati ihene mbi ntawizirikaho iyayo, cyangwa ati nyereka aho mugendana ndahita menya uburiwe. Ibi ni nako bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko iyo ugendana n'abantu badafite gahunda yo gutera imbere biba bigoye kuko baba baguca intege ndetse kenshi na kenshi ugasanga barakuyobya. Ikindi kintu, wikumva ko uzakundwa n'abantu bose. Ni kenshi mu buzima twumva tugomba guhuza n'abantu bose, gusa ibi ntabwo bishoboka kuko hari abantu babaho ari abanzi b'iterambere ryawe, cyangwa bazakwangire ko uhora ubahoza ku nkeke bereka ibyiza, noneho kubera ko bo bamaze kwangirika n'ujya ujya kubahindura bakwange cyangwa bakurwanya. Kiza mu buzima ni ukugerageza ukareba niba nta muntu wakubangamiye ndetse ugahora uterwa ishema no gukora ibyiza. Ikindi kintu, irinde kuba imbata y'imbuga nkoranyambaga, filime ndetse na televiziyo. Benshi mu rubyiruko muri iyi minsi cyane cyane hasi y'imyaka 23 ushobora kureba ugasanga igihe cyabo kinini bakimara mu mbuga nkoranyambaga. Iki kibazo ndetse kiri no mu biraje nshinga isi muri rusange. Hari ibihugu byatangiye kujya bifata imyanzuro ikomeye ku bangavu bw'iki kibazo cyo guta umwanya munini ku mbuga nkoranyambaga. Aha twavuga nk'igihugu cy'Ubutaliyani, aho kwezi kwa karindwi hashizweho itegeko rishimangira ko bazajya bajyana mu bigo ngororamuco urubyiruko rwubatse imbuga nkoranyambaga. Izi mbuga benshi zikunze kuba intandaro yo kwiyambura ubuzima cyangwa intandaro y'agahinda gakabije. Ikindi kintu wakwirinda kugira ngo ubashe kugera ku iterambere ryawe, irinde kubeshya ndetse n'amanyanga. Umunyakuri, kubeshya ndetse no gucakura ni umuco umaze kujya mu mitwe ya benshi, ndetse hari n'abantu bagera ku rwego rw'aho babeshya nta mpamvu, kandi ibi nibyo biba intandaro yo gutakarizwa icyizere na sosiyete, ikabafata nk'abantu badafite icyerekezo cy'ubuzima. Iki nacyo kiba imbogamizi yo kugera ku nzozi. Ikintu cya nyuma ugomba kwirinda kugira ngo ubashe kugera ku iterambere ryawe, hagarika amakimbirane ya hato na hato. Umunyarwanda ati intambara irasenya ntiyubaka. Ibi ntabwo ari kububatse ingo bibaho gusa, ahubwo abantu baturanye. Gusa aba nibo benshi bakunze kugaragara muri iki kibazo cyo kugirana utubazo twa hato na hato. Ikindi nuko umuntu ufite intumbero yo kugera kure, gukimbirana n'abantu bya hato na hato bishobora kumubera imbogamizi, dore ko iyo afite iki kibazo bitajya byoroha gutekereza neza, kuko usanga umwanya munini awumara arimo gutekereza ikintu cy'ingirakamaro, ahubwo aba atekereza kuri icyo kibazo afitanye na runaka. Nta kiza nko kubaho mu buzima bufite intego, kandi iyi ntego nayo iba ikeneye inkingi z'ifatizo zizava mu kwirinda ibi bikorwa 10 usabwa kugira ngo uhagarike, zagufashe kwirinda bomba ukazagera kuri byinshi. Banje kubashimira mwebwe twabanye muri iki kiganiro. Nk'ibisanzwe amazina yanjye Namos Bireke. Aha ni kuri Nzambe TV. Ndagusaba gukanda subscribe, like, share and comment nimba wabikunze. Tuzahure ubutaha. Ciao ciao.